Tubahaye ikaze bavandimwe inshuti z'umusaraba abakunzi ba Sam TV Rwanda. Kuri uyu munsi wo ku cyumweru turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bahaye ikaze rero kuri Sam TV Rwanda nk'uko mubizi nk'uko bisanzwe. Nababwiye amateka yanjye mbabwira ko ndi umwana w'umutambyi wakuriye mu batambyi. Babwira ko Imana yampamagaye nkivuka ikampamagara nkiri mutoya. Babwira ko naje kumenya Bibiliya cyangwa se kumenya umurongo w'iby'Imana mbitojwe n'umubyeyi umbyara anyigisha gusoma prayer book cyangwa se igitabo cy'amasengesho n'ibindi bitabo byo muri Anglikani. Rero nk'uko mumureba kuri kamera, uyu ni papa umbyara mu nda. Ngiye kumwakira abibwire, ariko mbere y'uko abibwira kamanze mbaha ikaze abari mu gihugu cy'u Rwanda, iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, n'umujyi wa Kigali ndetse n'intara ya gatanu diaspora, abari mu Burundi, abari muri Kenya, Mozambique, Zimbabwe, Zanzibar, abari Canada, abari mu Bubiligi, n'abari mu bihugu bitandukanye nabashije kuvuga. Mwese tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Turabashuje mu izina rya Kristo. Reka dusenge, reka tumwakire adusengera Imana. Uwiteka Imana yo mu ijuru, Isirayeli, Imana ikiranuka, Umwami wacu Yesu Kristo, imbere y'ubwiza bwawe Imana turagushimiye cyane. Turageneye icyubahiro ibyo wabanye natwe cyangwa ubuzima bwacu kuri uyu munsi wa none w'itariki amara y'umwaka wa 2024 umwuka w'abazima. Ushimwe kandi wahabwe icyubahiro, watsinze kandi ubana natwe. Imana igereza, Imana ikomeye, niyo mpamvu kugeza kuri iyi saha Imana igereza tuguhamagara mu ijuru kugira ngo dusange kandi tugirire tubone n'umugisha. Igihugu cyacu warakirengeye, Imana ikiranuka, ukikura akomeye kuri Imana, duhindurira amateka. Kugeza kuri uyu munsi dushimye kandi turanezerewe ko waduhaye ubuyobozi bwiza ndetse n'abategetsi beza. Twese turi imbere y'ubwiza bwawe Imana dushima ineza n'urukundo watugiriye kugeza kuri iyi saha. Turanezerewe ko waduhaye ubuyobozi bwiza ndetse n'abategetsi beza. Twese turi imbere y'ubwiza bwawe Imana dushima ineza n'urukundo watugiriye kugeza kuri iyi saha. Byambaje, amen. Umaze gusenga wakibwira abagukurikiye. Sam TV Rwanda, ikusanyirizo ry'ubutumwa, ibitekerezo, ubuhamya, inyigisho n'ibiganiro. Nitwa Pastor Ntabakiriho Jean Bosco, niyo mazina yanjye. Nsengera mu itorero rya Seka riri mu murenge wa Mahama, akagari ka Mwoga. Nkaba ndi umujyanama w'umushumba wihariye aho mu mama w'uyu munsi wa none. Urakoze, tubwiye ko usengera muri Seka ukaba ari n'umujyanama. Ese twumvishe kuri pasiteri, waba warakijijwe ryari? Atubwira igihe wakirijwe gusa, utubwire n'aho wakirijwe, utubwire n'itorero wakirijwemo n'icyo wakoragamo kugeza iyi saha gusa. Njyewe nabatijwe mu 1986, ariko nakiraga akiza mu 1995, mba mu itorero ry'Abangirikani, twari Benako muri Tanzania. Wabatirijwe muri Tanzania 1995, kandi umuhungu wawe yatubwiye ko yavutse 1992. Nabatijwe 1986. Abatijwe 1986, ukizwa neza muri 1995. Watubwira, ese turumva ko wabatijwe 1995, ukizwa 1995, kandi harimo abantu nabo babatizwa bakumva ko bamaze gukizwa. Ese ni hehe utandukanyiriza kubatizwa no gukizwa? Itandukaniro riri mu kubatizwa no gukizwa. Ese iyo umuntu wese abatijwe aba yakijijwe, cyangwa nyuma y'uko umuntu abatizwa aza gukizwa nyuma? Nk'uko watubwiye ko hari igihe umuntu, wowe utubwiye ko wabatijwe 1995 ariko ugakizwa 1995. Ndabitandukanya. Nk'uyu umuntu abatirijwe yemeye kuza kubatizwa, ni intambwe ya mbere aba ateye, akavuga nk'umukristo, ariko mu by'ukuri atarayoborwa n'umwuka wera. Yabatijwe ateye intambwe ya mbere yo kwakira Kristo. Ubwo hari urundi rugendo kugira ngo abone uko yakira agakiza, yakira n'impano z'umwuka. Tujya tubona abantu benshi babatijwe bavuga ngo ubu bahise bakizwa. Naho ubwo muri make ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kubatizwa aba abaye umukandida w'agakiza, abatangiye urugendo. Abatangiye urugendo rw'agakiza. Ubwo ya mbere abanza niyo muri 80 nibwo wabatijwe ukizwa 1995, ubwo nibwo wakiriye agakiza usobanukirwa n'ibyo urimo.
njye nakira agakiza neza ko nasohokeye n'ibyo ndimo, nabatijwe ndi ubundi ndi umusinzi n'inzoga tuzinywa icyo gihe, ariko bigeze muri 45 95 turi Benako dukora igiterane nk'uko ndeka inzoga nkareka n'ibindi byaha bindi byari bindi, ngo ninjira mu mwanya w'abantu bakijijwe bakiriye agakiza. tubwiye ko wabatijwe 95 kandi umuhungu wawe yavuze ko yavutse 92, avuka yitwa amazina Abayisenga Samuel. Ese ko wari utarakizwa aya mazina wayakomoye kuki kugira ngo yamwite? Ni ukuvuga ngo kuba ahantu nayakomoye nahuye n'ibibazo byinshi mu buzima bwanjye, biba ngombwa ko umwana w'imfura nabyaye w'umuhungu apfa, biba ngombwa ko umwana wa kabiri umugore yarakurikijeho nawe inda ivamo turi kimwe mu bitaro, nkurikizaho abakobwa babiri, biba ngombwa ko nasomaga Bibiliya nkabona uko Samweli yavutse ibyo Imana yasabye, biba ngombwa ko nsaba umwana w'umuhungu. Ubwo ngize amahirwe umwana w'umuhungu umubonye 92 avutse, mwita Abayisenga kubera ko nanatangiye kujya nkora imirimo yo gusenga. Ubwo ni ukuvuga ngo inkomoko y'izina Abayisenga ryatewe n'uko wari watangiye umurimo wo gusenga, uravuga ati umuhungu wanjye Imana impaye mu buryo bw'igitangaza, reka ajya gusenga, reka mwite Abayisenga kubera ko natangiye inzira yo gusenga. Ntaho byakomotse. Twumvishe ubuhamya bwe, avuga buryo ki ngo yatinze kugenda. Ese byatewe n'iki? Ese ko yavuze ko yagendeye Tanzania yaravukiye mu Rwanda, byatewe n'iki kugira ngo atinde kugenda? Nyine byabaye nk'uko duhunga 94 bamuhetse, ariko ntabwo yagendaga. Twize Tanzania amara iminsi n'ubundi atagenda, aho nkomeza gusenga no kwinginga Imana cyane, biba ngombwa ko Imana bigeze hagati nibwo yabatijwe muri Tanzania. Agiye kubatizwa mwita Samweli kuko nabisabaga Uwiteka Imana kugira ngo azahinduke umukozi wayo. Baramaze kumwita izina Samweli, amaze kubatizwa kwitwa izina Samweli, yabaye ngombwa, Imana yaramukijije agenda akira, atangira kugenda n'amaguru, noneho nibwo mubona uyu munsi agenda nta kibazo afite, byakomotse ku Uwiteka Imana mu gusenga Imana. Ubwo urumva ko mwahunze 94, yaravutse 92, ubwo ni imyaka 2 wongeraho n'ikindi gihe. Ese ugereranyije muri Tanzania kugira agende hari haciyemo nk'igihe kingana iki kubatizwa kwe cyangwa se kugenda kwe? Yagiye 95. 95. Yatubwiye ko yabatijwe mu kwa 9, abatizwa n'uwo bitaga Samweli. Ese ku gafishi ngo yigeze gusoma niko bimeze cyangwa? Niko bimeze, yatijwe n'umupasiteri witwa Samweli wabaga muri Kigina, twari twarahunganye muri Tanzania. Abantu bajya bakeka bakavuga ati wenda ubwo yabatijwe na Samweli ashobora kuba ariyo mpamvu bamwise iryo zina, ariko iyi saha umaze kubasobanurira ndakeka nta muntu ugifite ikibazo cy'iryo zina. Umaze kubabwira ko ari ukubera wasomye Bibiliya, wumva inkuru y'uwo bita Samweli, ureba ibyo yanyuzemo n'iki uburyo bamuhaye Uwiteka, nawe uravuga ati umuhungu wanjye agomba gukorera Uwiteka. Ese nibyo niko bimeze? Niko bimeze, nuko byari bimeze. Namuhaye Uwiteka Imana atari yagenda n'amaguru. Imana iramwikiza kugira ngo azabashe kubona uko ayikorera. Ubwo wamuhaye Uwiteka ataragenda n'amaguru, none haza kuzagenda n'amaguru ariko waramaze kumutanga. Nari narabisenze mbibwira Imana, yari ibizi. Ubwo muri make yo yamukishije kugira ngo kubw'inyungu zayo. N'ubundi yabikoze kubera ko yari ifitemo inyungu. Yigeze gutanga ubuhamya kuri Zaburi nshya, tubwira ko ngo yari yarabaye ikirara. Ese wabyakiye uti igihe wabonaga uri umukozi w'Imana umwana wawe yabaye ikirara? Njye nagomeje gusenga Imana kuko nari nzi ko Imana ari ifite imbaraga ku bintu byose. Nkomeza gusenga amanywa na nijoro, kuko ndi muri bamwe bajya basenga iminsi 7 ngayirangiza nsenga. Biba ngombwa ko Imana itanga igisubizo ikamugorora. Hari aho mu buhamya yavuze, avuga ko yamaze igihe kinini yarahunze urusengero, atajya mu rusengero, akajya aza nko gufata igare ngo agatinya kujya mu rusengero. Ese nk'umushumba, nk'umuntu wari umuyobozi cyangwa se wari mwarimu icyo gihe, kuki umwana wawe yangaga kuza gusenga nawe ugatuza? Wabifata gute, wabyakira gute? Ntabwo natuzaga, nagerageza gusenga Imana, Imana izabyikorera. Ajya avuga ku bantu b'icyitegererezo, ngo yagendeyeho kugira ngo yakire agakiza cyangwa se arusheho gukizwa. Hari umugabo yatubwiye ngo bita Kalisa Claude. Kalisa Claude ni muntu ki? Ese wari umuzi? Ese urahamya ko yagiye mu ijuru? Ko yatubwiye ko ngo yaba yararitashye bitewe n'ibyabereye ku kiriyo cye. Watubwira bimwe mu byaranze Kalisa Claude bikeya? Kalisa Claude yari mwarimu wakoraga muri paruwasi ya Bukora. Yari ansangamo ndi mwarimu, nawe aba mwarimu akora kuri paruwasi
akaba kuri paruwasi ku ikanisa ya Kiyanzi. mm, We yakundaga gusenga cyane, mm, yarasengaga, mm, natwe tugafatanya gusenga, mm, twarabanye inshuro nyinshi. mm, Ubwo byageze igihe arwaye cyane ameze nabi, mm, bashaka kuzamujyana muri Tanzania, mm, nkajya ndasenga Imana, nkabona turi hamwe turi abarimu, umuntu akaza akambwira ngo dore Kalisa arasinziriye, ndamukibuka nkabona ko arasinziriye, mm, mpita mbibona ko igihe cye cyo gutaha kigeze. mm, Ubwo nagiye mbiganiza umugore arambaza, ndamubwira ko wabonye asinziriye bimeze bite, bamubwira nyihanganiye, kuko nuko Imana ibyo yanyeretse nuko byifashe nuko bimeze. Ubwo kubera yakoreye Imana turabihamya nyine, kubera ko yarakoze kandi akora imirimo myinshi, kandi Imana yaramucuye, kandi twazaga hano muri Kigali turi kumwe nawe, akerekana ama etaje ngo niyo nzu Imana izamuha. Ubwo ku kiriyo cye yabonaga ko imva wubatse, nabonaga ari ya matara yanyerekaga turi i Kigali, urabona nta mpamvu Imana yamucuye. ukuvuga ngo mwazaga muje ku murimo w'Imana i Kigali, twari tuje mu bukwe, muje mu bukwe akakwereka amataje, iyi ni Imana yanyeretse, akavuga ngo iyi ni Imana yanyeretse, akambaza ngo none wowe yawe ni iyahe, ngo yanjye nta yanyeretse, ntawe yanyeretse, akavuga ngo wowe nta kibazo, none njye nta yanyeretse. ubwo muri make we yumvaga ko yashubijwe, Imana yavuganye nawe inzu igiye kumuha inzu, ariko byaje kurangira iyo nzu bayimwubakiye yapfuye, bamwubakira irimbi. Narayibonye neza, mbona niyo bamukoreye igituro cy'itaje, ifoto ye bayishyira hejuru muri etaje, yabangiye ni ya nzu ko yatwereka turi i Kigali. ati ni ya nzu yaberekaga muri Kigali. Ese umaze kubona amaze gutaha kandi atabonye ya nzu, wabyifashemo ute? Ese inama wagira nk'abantu, ko hari abantu benshi bavuga ngo Imana ibahaye amazu, aho ntiwabagira inama bakajya bashishoza kugira ngo hatazaba ari inzu zabo zo gutaha? Ni ukujya basobanuza neza, hari igihe umuntu akora imirimo akoreye Imana myinshi, Imana ikamwubakira inzu mu ijuru, kubera imirimo we, kuko imirimo nigenda itwubakira niyo izaduherekeza. Niyo yambaje gusoza akereka inzu Imana yamwubakiye mu ijuru, yasobanukirwa neza akayibona hano kuri iyi si. Icyo kibazo abantu dukunze kukibazaho cyane, kuko hari abapasitoro, hari abarimu, wenda abarimu n'ahandi bakunze kuvugwa cyane. Abarimu tubasanga ahantu hakeya nko muri ADPR, mu yandi matorero dusanga abapasiteri, abahanuzi, ba profete n'aba evangeliste. Ntabwo dukunze gukoresha abarimu cyane, wenda kadukoreshe muri ubwo buryo. Dufite abapasitoro, aba evangeliste ari nk'abo twakwita ba mwarimu, hakazana n'abaprofete cyangwa se abahanuzi. Akenshi tujya tubona Imana ibaha amasezerano, ariko tukajya kumva tukumva runaka yapfuye kandi afite amasezerano, yamubwiye amataje, yamubwiye ibintu bikomeye. Ubwo muri make ni ukuvuga ngo bigireho, bumve ko kuba Imana ibabwira amazu, amataje bishobora kuba ari nk'inzu zabo Imana yabateguriye, nk'uko utubwiye uwo mugabo bita Kalisa Claude. Umuntu ashobora gukora imirimo y'Imana myiza, akaba ari kubaka inzu ye mu ijuru, imirimo iri hano kuri iyi si. Inzu yaba yarakuze aje gutaha, Imana ikayimwereka, atasobanukirwa neza, akagira ngo ni hano kuri iyi si, kandi inzu ye iri mu ijuru yarubatswe kandi yarateguwe, igihe cyazagera akazayitahamo. Ariko hari n'abahabwa amasezerano y'inzu za hano ku isi, ibimenyetso bikaba bitandukanye. Nk'uko tuba turi kumwe n'uwo mugabo muri Kigali, twagiye mu bukwe, twajyana akayinyereka, kandi nanjye narasenga, twarasenganaga, akavuga ngo dore njyewe inzu Imana yanyeretse, akambaza ngo none we yakotse, njye nta yanjye yanyeretse, ntayo mbona. Tukiba bakunda kubimbaza cyane, bakankurikirana, njye nkababwira ngo nta Imana yayinyereka. Mu gihe cyarageze mbona ya inzu yanyerekaga inshuro nyinshi iba yayindi. Ubwo muri make wabonye inzu yakwerekaga, uravuga ati ni iyi ngiyi bitewe n'ibyo yayivugaga. Narahageze bubaka imva, ndayitegeza, umwuka ahita ayinyereka ati wayibonye. Hari uwo nigeze kumva avuga ngo iyo ari inzu ngo y'Imana, ngo ntabwo ubonaho indabo, ariko ngo iyo ubonyeho indabo ngo aba ari inzu yo gushyingurwa. Ese kubwo bushakashatsi cyangwa se ayo mayerekwa cyangwa ibyo bintu abantu bavuga, ubyumva ute wowe? Ku bantu babona inzu bakumva ko ari inzu, itandukanye riri hagati y'inzu Imana ihaye umuntu yo kubamo yiwe. Ubwo mperuka mu rugo nasanze mu nzu Imana yatubwiraga n'amadirishya n'ibiki byose, nabonye Imana yarabikoze, yayikinga, ikora ibintu byose. Ese mu bantu bavuga gutyo, itandukaniro twabona riri hagati y'inzu yateguwe n'Imana n'inzu yo gutaha, mu bumenyi ufite, mu bunararibonye ufite, ni nk'iyihe nama waha abantu, cyangwa se ni iki wasangiza abantu ku bijyanye n'ayo mazu uko ari abiri? Itandukaniro yo mu ijuru kuko haba hari indabyo, ubusitani buba buhari, n'icyonzi. Birumvikana ko abantu bashishoze, nibajya basenga bakahanurirwa,
ndetse n'abahanuzi tubagira inama ko mu gihe bahanurira abantu bagomba gushishoza neza kugira ngo bamenye icyo babwira umuntu ejo umuntu atazapfa bakavuga ko bavangiwe. ishobora kuba ari Imana yakweretse ari inzu hano ku isi uyibona unayubaka, none se wabona inzu yubatse gusa yuzuye atari aho wayubatse ukagira ngo iyo nzu ije mu buhe buryo? Mm. Hari abo yabibwiye bakazibona, ubwo icyo twashingiraho ni uko iyo ari inzu y'Imana bagomba gushishoza kugira bamenye niba ari iy'Imana. Bamara gusenga bagasobanuza Kera bakamenya niba ari iyo mu ijuru cyangwa niyo yaho. hari isengesho wajya gusenga nkiri umwana, ugasenga ukavuga ngo amatagisi ngo y'umwuka ese biriya sengesho nanjye hari igihe njya ndisenga nkabivugamo. Ese ni iki wabwira abantu iyo uvuga ngo amatagisi y'umwuka uba uri gushaka kuvuga iki? Ngo Imana iguhe kugendera mu itagisi y'umwuka, ubwo buryo kugira ngo dusobanukirwe n'abadukurikiye. Nshaka kuvuga hari uburyo Imana yereka umuntu imodoka akabona imodoka yo mu mubiri yaguze, kandi Imana itanga imodoka yo mu mwuka, ukabona imodoka yo mu mwuka ukagenda uri mu mwuka bakayita imodoka isanzwe. Ikimenyetso kiraboneka kuri Ahabu na Eliya. Ahabu yuriye igare, Eliya akuma umwitero, kandi Eliya atanga Ahabu aho bari bagiye. Ni ukuvuga ngo Eliya yagiye mu modoka mu tagisi y'umwuka, Ahabu agenda mu modoka asanzwe y'ubwami. Muri make ubwo iyo uvuga ngo ngikujyane mu itagisi y'umwuka kugira ugendane n'umwuka, ugendere mu mwuka, ugere aho ugiye amahoro. Ni uko nguko nicyo bashaka gusobanura. Ubwo ntihaba harimo gucanganyikirwa kw'abantu, ugasanga nk'umuntu Imana imubwiye ko imuhaye imodoka akazayitegereza akayibura kandi yamwaguye mu buryo bw'umwuka. Nyine barayibura bagasuzugura Imana ngo ntiyabirangije ibyo yashatse kandi yarabikoze. Ubwo muri make umuntu ashobora gusubizwa akaba azi ko atashubijwe. Umuntu ashobora gusubizwa kubera icyo ararikiye agasubizwa ntakibone, kandi yarashubijwe ntabimenye. Yarashubijwe ntabimenye. Ejo ndibuka warambwiye ngo nkuherekeze tujyane ahantu, tugenda mu mahugurwa y'iminsi 3. Icyo nk'abanyamakuru rero ntabwo twe tugenzwa n'ubusa, aho tugeze hose tugomba kumenya ngo ese ni iki twakungukira ku bo tubonye cyangwa batubanjirije. Ese ni iki muri make wungukiye kuri bariya bantu nabonye babahuguye? Bariya bantu icyo nungukiyeho ni uko amasezerano yanjye mfite bagendaga bayavugaho. Niba ababasengera umuntu abantu bagakira, njya neza mbizi ko abantu bakira mbere ku muhungu wanjye warakize yararemaye, kandi n'umwuzukuru wanjye bavutse nawe araremara amara iminsi atagenda, nawe agenda kubera amasengesho. N'abantu baje bambuza Imana akizwe njyewe ni Imana yamukijije ngo urasenga koko. Ubwo rero banyibukije ayo masezerano, bituma ndushaho kongera kugira imbaraga zo gukomeza gusengera abantu, kuko Imana igomeza gukiza abantu. Ubwo dukurikije ko umwuzukuru nayo byaba bigiye kumubaho, aho ntihaba ari karande igwanya umuryango? Ishobora kuba karande, ariko nayo umuntu asenze karande ikugwaho n'amasengesho niyo yimura karande, akaba mu bisekuru by'imiryango bigahinduka, Imana ikabihindura. Imana igahindura karande kubwo gusenga. Kubwo gusenga hahinduka amateka agahinduka, amateka mabi akarorera hakaza amateka meza kubwo gusenga. Abavuga se ko babarozi ujya wemera ibintu by'abarozi? Nabyo bibaho. Haruga umuntu akagwara amaguru cyangwa akaboko, njye bandoza akaboko kararema, njya kireba aravura biranga, ariko narasenze Imana akaboko karakira, ubu ni kazima. Wagiye Kirehe baravura akaboko no mu cyuma, n'impapuro urazifite? baravuga ngo umanza ari umuvuduko, n'impapuro ndazifite. Batumanza akaboko ari umuvuduko ugiye kuza, ugiye kwipisha umuvuduko barawubura. Bakunzi ba Sam TV Rwanda rero amaze kuvuga ko yakize akaboko akirira Kirehe, baramupimye impapuro ngaranazifite. Iyi saha rero ntabwo ari yaje abigambiriye, nsa nk'umuntu umufatiranye. Ubwo umunsi nzajya mu cyaro cyangwa se nagaruka tuzamubwira azane izo mpapuro, kuko hari abantu mwemezwa nuko n'ibimenyetso. Wenda njyewe ndi ikimenyetso kigaragara, ndahari, narababwiye bihagije, nawe arabihamije nk'umubyeyi. Ubwo rero ababwiye ko imirimo ikorwa, ibitangaza bigakoreka, kandi ababwiye ko mu bitangaza bikoreka nawe Imana yakoze igitangaza akaboko kagakira. Hari n'igihe yigeze gukora koma. Ese hajya abantu babasangiza ko Imana izura, ko ndabyibuka nkiri muto wigeze kutubwira ko wigeze gukora impanuka ukajya muri koma. Ese wabasangizaho gake kugira ngo abantu barusheho kumenya no gusobanukirwa n'imirimo y'Imana, dushingiye ku buhamya bw'ibyo wabwiwe ejo mu mahugurwa n'ibyo uzi kubihuza, kugira ngo ndetse
n'abaguhuguye nibaramuka babonye iyi video bamenye ko umunyeshuri wabo yize neza. ndangije mpe ibihamya ndabwira abakunzi batwumva nagiye kwiga teoloji Kigina mpura n'ibimenyetso byinshi ndimo nzamuka umusozi mpura n'umuntu ndamuheka ku igare arambwira ngo nta mafaranga afite twiganye nitwa Gwanteru muha amafaranga 200 ngo nagera Rubaya aveho ngenda komeza nja kwiga ngeze aho twiga mu rusengero dukoze uruziga twiga kandi ndumva akaboko gakoze ku rutugu akaroho gatatu bamanze umutsi nagenderewe mu gutaha nakoze impanuka ahantu ku rusozi ndagwa ndi ku igare nja muri koma nari mpetse undi mwarimu mara nk'amasaha 2 ntavuga ntanaribwa ntatana n'inyiganyiza babakata umujane kiretse urebe yuko byarangiye abandi batoya ati umujane hano Nyamugari umuntu yarangije mudapfusha amafaranga gusa ubwo twaragiye tugeze Nyamugari ibwo ntabwo nari mbizi bagiye kunterura ngo bakure mu modoka umurambo bawupime mpita mpaguruka ndahagarara babonye mpagaze abantu bariruka ndabaza ko mwurutse ni ibiki subiramo ubwa mbere mbona barakomeye subira mu bwa gatatu bati wa muntu ni muzima baragaruka baraza barambwira mwarimu arambwira ngo niho twakoze impanuka twayikoze ati ku rusozi none igare ryanjye riri ati ku rusozi nija kurizana rero uwo muganga ahitaza ansiga agati ku rutugu ndahaguruka turataha maze guhaguruka dutashe hirya gato murani imodoka komisiyo y'amatora kubera ko ndaga muri komisiyo y'amatora barabanga umuntu twamushaka iyo tugiye ubwo nuririmo turagenda tugera ku munini imodoka nyivamo turi ku munini bukeye nkaho nk'ejo njya ku rusengero aho nasengeshaga turaye mu rusengero bigeze ni ku mugoroba cyo kujya mu rusengero mbona umuhanda uzamuka mu ijuru umuhanda narawubonye umuhanda n'amaso yanjye maze kuwubona nzamutsemo n'amaso ndeba mbona umugabo witwa Yesu arimo ndeba gutya n'amaso ndangije kubibona ibyo numva ijwi rimwe ngo nsome Yohana 14 havuga ngo Yesu inzira n'ukuri n'ubugingo no gukiranuka nta mujyanye ubwo rero nabihomye ndabihamya mpita mbona yuko je narangije ariko Yesu ntabwo yabyemeye n'ubu ndiho mbizi neza yuko kigena narangije akora Yesu atabyemeye ko hari umuntu wengishobora gukora ariwo wankijije wangaruye ko narabibonye neza n'uyu munsi iyo musomye kiriya gice mpita mbibona ya nzira ndayibona ubwo Yesu niwe nzira n'ubugingo nta n'umwe waje mu ijuru atamujyanye ntabwo byashoboka nta n'umwe wajya mu ijuru atamujyanye njye narabyiboneye n'amaso utubwiye ko icyo gihe imodoka ya komisiyo yaraje iragutwara ese uba muri komisiyo y'amatora ngembamo n'uyu munsi komisiyo y'amatora bihura he no kuba umurinzi w'igihango umurinzi w'igihango ni ubusanzwe muri umurinzi w'igihango basobanura umuntu witwaye neza kuva 90 kugeza uyu munsi witwaye neza kuva 90 igihe cy'amashaka menshi igihe cya jenoside igihe cy'abacengezi 97 kugeza n'uyu munsi akaba yitwaye nta kibazo akaba ari we witwa umurinzi w'igihango niyo bitanga umurinzi w'igihango genda umurinzi w'igihango mu kagari ka Munini niho bikomoka wadusangiza kimwe mu bintu bishobora kuba byatumye uba umurinzi w'igihango nagisobanuye nuko twareye cy'amashaka menshi abantu basubiranaga bakagenda batukana n'ibindi nuko narabigize ntabwo wigeze urangwa n'ikibi muri make mu bihe byose cyagera mu gihe cya jenoside twitwara neza ntugire umuntu w'abandi ukomeye usanga wanga nuko nguko byagenda bajya babikwamo nanjye byarantunguwe kuba banci ntabwo nari nzi ko bangira ariko barakurikira mu mateka batuca kugira umurinzi w'igihango inzira byaciye abakugize umurinzi w'igihango ni Imana yabikoze ko njye nta n'ijya babikoze ariko urumva ko babukozeho ubushakashatsi basanga nta cyakuranze kibi bavuga ati tumugize umurinzi w'igihango bafatanyije n'Imana nta kibazo mfite muri iki gihe birumvikana ikindi twakubaza twagize amahirwe yo kukubona hari ubuhamya umuhungu wageze gutanga bujyanye n'uburyo ngo Imana yamukijije uburozi ese ayo makuru urayazi avuga ko yari yagasenda ese waduha inkuru y'uburyo yabikubwiyemo nuko byagenze kugira ngo dusobanukirwe neza n'imirimo y'Imana iri kugenda ikora mu buzima bwawe ibitangaza by'Imana yarabikoze n'uyu munsi iracyabikora icyo gihe cyarabaye nyine ararwara ndabona yarahindutse umukaratsiri hari ahantu nigeze kujya njyewe ndagenda nje nsanze aryamye arampamagara ngo papa
uraje hano haje umugabo ndamaze none se mwana ko hari hakinze hegetseho uwo mugabo yanyuze ati nyine abonye umugabo yambaye imyenda y'ikanzu y'umweru afite n'ubwanwa bwinshi afite n'inkoni mu ntoki arambwira ngo papa wawe naza umubwira gusengera ubwo narabyumvise ambwiye gutyo mpita nsobanukiwe ko nahise amenyereye iby'ijuru avuga ngo buri ijuru ryadusuye ubwo nahise mfukama ngenda ndasenga Imana maze gusenga nsubira hanze nishyira ku gatebe k'akabaho kari gahari hamaze umwanya muto nk'iminota igeze kuri 15 umwana arabyuka yagiye ntiyabyuka azamuka kwa muturanyi wanjye asoroma agasenda ka kamurari amaze gusoroma agasenda ka kamurari arongera aragaruka ageze impande yanjye arahagarara mbonera agahekenya maze ugahekenya araruka ibintu bimeze nka esansi kubera iyo saa uwo munsi ahita akira muzima ibyo ribe ndabihamya ko nayabonye kandi ndabizi ukuvuga ngo muri make urusenda ruravura cyangwa nuko hari Imana rukoresha ntabwo mbizi ni Imana yamutegetse kugashikira ko atangiye bamutegetse kugashikira se ni Imana ko nawe yijyanye ko yari muto nkabona arakazanye ntabwo nabimenye pe ariko niko yasomye nabibonye kandi make yagutinya guteka icyatsi ngo kimira Imana kugira ngo mirikira gutya cyagukiza ubwo yarakamize ndabibona kandi ahita akira aruka ibintu byereka abantu bati ngibi ni urate ibi ngibi bimeze nka esanse umwana mu nda bivuye ibyo narabibonye ndabihamya ndabizi ibitangaza by'Imana ugereranyije nk'umubyeyi we wabona yari nko mu myaka ingahe yari muto ko yaratari yatangira uwa mbere ari mu myaka mito cyane byumvikane ko yatangiye kugira niyere kugwe twavuga yagize nk'iyo myaka mikeya yari aryamye agwaye rwose byarabyibonera n'amaso yinjye arabimbasa kandi yambwiye ngo nuza unsengere ndakira ndamusengera nk'uko uwo mugabo yamubwiye wari umurimo wanjye wo gusenga ndabikora nsenga Imana arakira kubwo gusenga ubwo muri make abadukurikiye gusenga ni igisubizo ntabwo ari ikibazo ndabihamya gusenga ni igisubizo yigeze kutubwira ku buhamya bwe uburyo ki wamugiriye inama yo gukomeza amashuri akagusuzugura ese byagenze ute byatangiye ute kugira ngo agusuzugure ahubwo umubwiye kujya kwiga hareke ajye kwiga ahandi nyine byarabaye igihe kiragera ariga akora ikizamini cya torokome kiramutsinda mutegura ahantu aja kwiga aho Imana yatugiye ngo aje kwiga aranga yipangirize gahunda biba ngombwa yipangirize gahunda ndamubuza arabyanga kubera yari abyanze rero bikomeye utanga amafaranga aja kwiga akajya kwiga hahandi Imana by'Imana itari yamuteguriye gusa twahuye n'ikibazo cyabyo kuko nyine hagiye imitungo myinshi kandi irahomba kubera ko yari yiyowe ariko nta kundi byagenze uko byagenze nuko byagenze aho ngaho nyuma yongeye kutubwira ko uko yari gutanga ubuhamya bw'ukuntu ngo yanze kumvira Imana n'ababyeyi avuga uburyo cyo yanze kumvira Imana n'uburyo yanze kumvira ababyeyi ubwo aho twavuga ko ari imwe mu mpamvu zo kutumvira ababyeyi niho byakomotse ko nyine namubwiraga Imana ntabwo ibyemera kuja kwiga hariya ati mu ntangiriro amafaranga nje kuyigira dutangayo amafaranga menshi kuko nta kundi twagomba kubigenza bihase tubikorera ku gahata bihase gutya ariko nawe nta nyicyo byamumariye nyine yarabyize nyine bigenda gutya icyo gihe yaragiye kwiga iki yagiye kwiga ubushoferi gutwara imodoka yavuze ko yabanje kujya muri mekanike yize makanike yarayize nayo turariha amafaranga hano i Kigali i Remera ayirangije ajya kwiga gutwara imodoka i Butare turiha amafaranga ariga ararangiza ariko perime ntayigeze acura kubera ko yari yasuzuguye Imana aho uhuje ubuhamya bubiri kuko hari kujya kwiga mekanike yagusuzuguye yamubwiye kujya kwiga muri 12 nyuma yaho ayirangije yavuze ko hari ubuhamya bw'uko nagiye kwiga inuzi bya Kavumu ariko nagomba kwiga na teoloji wasangiza abantu kugira ngo twumve ese ko nk'umubyeyi wagomba kumuhamira Eva akajya kwiga teoloji cyangwa mekanike cyangwa se by'imodoka ese ni iyihe nama wamugiriye mu ubwo buryo bw'amashuri abiri twamugira inama yo kwiga teoloji cyangwa agakomeza amashuri asanzwe kubera ko iwacu kubera impunzi zari zihari barigaga batishura tumugira inama yo kugira ngo akomeze arabyanga ngo agiye kwiga gutwara imodoka ubwo nyine atuganje ko yari yanze ibyo twamubwiye nako twari kubigenza byari bikomeye yavanga natajya kwiga ukabona afite ibibazo no kwihora yakwihaho uri amafaranga twari turashaka turayari kandi yari menshi twaje mu 380 agenda gutyo ariko nyine byarapfuye byararangiye aho bigeze nyine agomba kumvira Imana tukabura gahunda akagendera kuri gahunda
muri make ubuhamya bwo kutumvira ababyeyi no kutumvira Imana ndumva bwagiye buhura kuko na Bibiliya irabivuga, mm, itegeko rirabivuga. yego Cya gatanu bivuga ngo ubahe ababyeyi mm, kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. Iyo utabumviye rero, iyo utumviye ababyeyi uhura n'ibibazo byinshi. mm. Ibyo rero byamugizeho ingaruka kugeza n'uyu munsi. kugeza n'uyu munsi. Ariko Imana niyo igomba kubikemura. Ese amasengesho mwakoreye ahantu Manyundo ndibuka hari igihe naje mu buryo bwo gusa ese nta mwaramubabariye kuko yababwiye ko yanabananiye Ubundi twebwe tubabariye umuntu turamubabarira. mm, Iyo tubabariye umuntu tubabara tubikuye ku mutima. Ushobora no kudukorera icyaha tukakubabarira utari wadusaba imbabazi. mm, Kuko iyo ijambo ryawe tuvuga ngo uha umuntu imbabazi mbere y'uko yazigusabye. mm, Kubera yuko ugomba guhita umenya ngo umuntu nubwo yankoshereje mm, cyangwa se niwe wamuyoboye, mm, ukamuha imbabazi hakiri kare, aza kuzigusaba warazimuhaye. mm. Ni uko nguko byari bimeze. ubwo muri make inama wagira nk'abana cyangwa abana bafite ababyeyi bakijijwe banga kumvira inama z'ababyeyi ni nk'iyihe? Abana babagira ni ukumva icyo ababyeyi babayoboye. Mm, Ntabwo umubyeyi niyo yaba adakijijwe ntabwo umusuzugura. mm, Ugomba kubaha umubyeyi ko Imana yamuguhaye. mm, Kuko hari abatabafite, ugira amahirwe yo kumubona, ntamwumve yo kumusuzugura. Ku itegeko uwanditse iryo tegeko bavuze ngo uhahe ababyeyi bawe kugira mm, ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. Kuko iyo utabubashe ushobora no gukemuka. Ni ibibazo biba bikomeye. mm. inama waha ababyeyi? Imana yaha ababyeyi ni uko abana bajya baha abana babo imbabazi bazibasaba. Baba basuzugura bakabasaba imbabazi bakazibaha. Kandi si nabo gusa, umuntu wese Imana yaremye. Imana ikunda imbabazi. Asabwa imbabazi agomba kuzitanga. Mm, Icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Kuko nayo iratubara iyo twacumuye. mm, Tugakora ibyaha twazisaba ikatubabarira. mm, Umuntu wese Imana yaremye agomba gusaba imbabazi. Kuko Yesu Kristo yaje kubera imbabazi. mm. Natwe tugomba kuzigira rero. wavuze ku kintu kijyanye n'abarozi. Abantu benshi bajya bagirana ikibazo n'abarozi cyangwa se ngo barozwe ugasanga arasenze ngo Imana yimure umurozi, ngo yimure umurozi. Ese wavuze ko umwanzi wawe atari umuntu ari Satani, ese wabihuza ute? Tuganirize ku kijyanye n'abarozi. Reka mbivugeho. Eh, Njyewe umurozi ntabwo mucira urubanza kugira ngo apfe. Ahubwo umurozi icyo nkora ndinginga Imana, uyu muntu ko ari umuzi sana mukoresha wamuhinduye. mm, Mba nsenga amanywa na nijoro, nsengera abarozi ngo Imana ibahindure. mm, Nabo babe beza, hanyuma tuzane umunyago tuzajyana mu ijuru. mm. Imana ibahindure. Ibahindure. Ubwo badahindutse? Iyo badahindutse nyine Imana yabihana, se tubahana. Imana ari ica urubanza. Mm. Umucamanza ari Imana. Umucamanza ni Imana. Muri make ni ukuvuga ngo uwo witwa umurozi ejo yakihana nawe akaba umuntu muzima. Muzima ukamenya bakabwira abandi. Mm, Njye nari ndi umurozi, ntangiye ndakizwa. mm. Abantu baransengeye, nkaroga abantu bakansengera, tubasengera baturoze. Aha, none se ko iyo twumva ngo umuntu asubira inyuma, ubwo aramutse asubiye inyuma ntabwo yakongera, abantu bamwizera ntabwo bategereza ko asubiye inyuma yakongera akabaroga? Kuba umuntu asubira mu byaha cyangwa akamera nk'imbwa isubiye mu birutsi. Muri se Bibiliya ivuga ko umuntu yizera undi ko twizera Imana yaremye abantu. Twizera Imana yaremye abantu, Mm, hanyuma abantu Imana ikabakoresha. mm. Ariko twizera Imana ntabwo ari umuntu twizera. Ntabwo twizera Twizera abantu. Imana yaremye abantu, none Imana igahindukira igakoresha abantu bayo yaremye. Mm. Ikaguha abantu beza, amahoro akaboneka, umutekano akaboneka. Muri make ni ukuvuga ngo nta muntu Imana itakoresha. Ntawe. Ibyaha waba ufite byose uramutse wihanye Imana yagukoresha. Urugero Sawuli Mm, yeresha abantu benshi b'Imana. mm, Yanafashwe yaragiye kubica. mm. Ariko Imana yaramubabariye Imana kandi yaramubabariye. yarayikoreye. Aca gukora ngo urinde, uhinduke cyo kugukorera. Arahindukira aje gukorera Uwiteka Imana. Mm. Tukiri aho ngaho nk'umuntu w'umushumba ntabwo twasoza utatubwiye ikintu ijambo riri ku mutima wawe wasangiza ubwoko bw'Imana mu minota mikeya kugira ngo abantu batumva ko ari ibiganiro gusa cyangwa ari ubuhamya gusa, ahubwo bumve ko hari na mesaje wabategurira Imana yabashyize ku mutima wawe yabafasha ikagira aho ibakura n'aho ibageze. Ijambo riri ku mutima wanjye ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Mm, Kugira ngo aduhindurire amateka.
kandi abane natwe mu rugendo adufashe muri byose kuko ijambo ry'Imana muri Yesaya 6:1 rivuga ngo hari umwaka Uwiteka Imana azagiramo imbabazi. Yesu yavuze ngo yantumye kuvura afite imvune mu mutima no kubohora ababoshe. Ni ibyo ngibyo nasangiza abantu b'Imana. Yesaya 61 icyo Yesu yatumwe nicyo usangije abantu b'Imana ko hari umwaka w'imbabazi. Ubwo tuvuge ko abantu bagomba kugira umutima wo kwakira imbabazi z'Imana. N'uyu munsi bagomba kwakira imbabazi z'Imana kugira ngo Yesu akorere muri bo. Ni icyamuzanye. Nicyo cyamuzanye. Wowe rero urumva icyo Imana yashyize ku mutima wawe ni icyo. Icyo nuko abantu bakakira kubabarirwa. Nuko bakakira kubabarirwa. Nabo bakabarira bagenzi babo ko Imana yababariye. Rero tuzasubira kwari ukugira ngo abantu bumve amwe mu makuru ajyanye n'ubuhamya cyangwa se n'ubutumwa cyangwa ibyaranze umuhungu wawe. Ese ni iki muri make umuhungu wawe umwibukiraho nubwo ahari? Kuko ntabwo tugomba kwibuka abantu bapfuye gusa n'abahari tugomba kubibuka. Mu bintu ubona, mu ntege nke ze, mu mbaraga ze, ubona bimeze biti kugira ngo tumenye ibyo dusengera n'abamukurikiye babe bamusengera. Njyewe icyo mwibukiraho ni uko nzi ko Imana yamukijije yari yararemaye akaba agenda kandi akaba ari muzima. Bintera gushima Imana rero uko bukeye n'uko bwije kubera iyo mpamvu. Abangumba mfite umuntu ubana n'ubumuga ariko ntabwo mfite kubera Imana. Ubwo rero bimwibukiraho bikantera imbaraga zo gukomeza gusenga, bikampa n'imbaraga zo kuba nasengera n'abandi kugira ngo nabo bakizwe nabo bakire. Muri make wamweguriye Imana. Nta kibazo. Ubwo agomba gukorera Imana yabyemera atabyemera. Ibyo ni uburenganzira bwe, nawe ashobora kuba abizi neza nasuzugura Imana. Imana nizi uko izabigenza. Icyo ntabwo bikindeba. Wakoze icyo icyo nagombaga gukora cyose nagikoze nk'umubyeyi. Ndabirangiza ibyo nagombaga gukora rwose ndabikora. Ese ko nawe ari umugabo yivugira kandi nawe afite ubwenge. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo nitubura ubwenge izatureka. Ubwo tugomba kugira ubwenge tukamenya tugomba gukora uwo ari we. Ubwo muri make ni nka bya bindi bavuga ngo Rudahigwa ngo yeguriye igihugu Imana. Ubwo akazi yari ashinzwe gukora yaragakoze, nawe akora ushinzwe gukora kwegurira umwana wawe Imana arakarangije. Abadukurikiye rero nari ngiye gusoza ariko navuze ku kindi kijyanye n'imbaraga cyangwa se abadayimoni buriya abantu barwara. Ko ese bamwe baravuga ngo birashoboka ko umuntu yarwara abadayimoni agakira, yaba umusazi agakira. Ese ibyo ubyumvaho ute, ubibona ute? Abasazi barakira pe, bakaba bazima ukajya umubona ari muzima, baramubonaga ari umusilamu bitewe n'imbaraga z'Imana. Ko na Yesu ubwo yaje mu isi muri Mariko 5 yaragenze agera ahantu hari umusazi bari baraboshe iminyururu bayicagagura abana n'abadayimoni. Abamumva abonye Yesu amwikubita imbere aho duhe mwana w'Imana. Yesu amubonye aramubabarira kandi amugirira impuhwe, aramuvura aramukiza. Yifuje kumukurikira Yesu amubwira ngo jya mu banyu ubwire abantu bose ibyo nagukoreye. Ni naho tugera tuhamye tuvuga ibitangaza Imana yakoze. Yamubwiye gusubira mu babo akababwira ibyo Imana yamukoreye byose, agenda ari muzima arivuga ibitangaza by'Imana. Uvuze abo muri Bibiliya. Ese mu gihe cyose umaze ukorera Imana haba hari uwo uzi waba warakize? Ntumuvuga amazina, wenda waduha ubuhamya bwe gusa nuko ntumuvuga amazina. Abantu barahari benshi baba barakize, hari n'abagiye bapfa bakazuka. Barahari bagiye barwa bakagera kure abanyakazi. Njye niheraho nanjye uko mvuye mu mba nk'eshatu nabonaga narangije kumanika n'abantu. Byumvikane ko nawe ujya usengera abantu mwabo bagusabye kubasengera, urabasengera. Urabikora cyane. Hari abantu bakenera inama, gusengerwa n'iki, ndumva watanga nimero noneho ugasenga tugasoreza ahangaha kuko igihe ndabona nacyo kigenda. 078 078 72 48 83 7. Subiramo. 078 078
72 48 83 7 0787 42 48 8 3 7 7 ni nomero zanjye za telefoni izo mfite zonyine. dusengera abantu badukurikiye, hari abafite ikibazo, abarwaye, abagize buri muntu wese bitewe n'uko umwuka aguhishura. Uwiteka Mana yo mu ijuru, wera wa Isirayeli kandi Mana ikiranuka, turi imbere y'ubwiza bwawe muri kano kanya, tugisanga dusengera abatumva kandi baduteze amatwi, kuko uri Imana ikiza kandi Imana ivura kandi Imana yomora. Nje nzi neza ko dusenga Imana ivuga kandi Imana ikora imirimo kandi Imana yumva. Ijambo ryawe dusaba tuzana ibikoma tuzugura, wenda ko manzi kandi ndasabye no gusana no kwinginga kwacu kugira ngo abadukurikiye muri kano kanya, Mana igira neza, Mana ikomeye, bakubonera umugisha. Hari abarwayi mu bitaro b'indembe, hari abarwariye mu ngo hirya no hino, uri Imana ishobora guhita yakikunanira. Ijambo rimbwira neza navuze kubazanywe no kuvura abiri imbere mu mitima. Mana wabashwe n'uburwayi ukwiye kubohorwa nawe, aho Satani yagize ingwate nawe ukababohora, ukigaragaza kandi ukiyerekana ko dufite isezerano ryo gusengera abatwumva bose bakabona ukuboko kwawe. Mana igerageza, Mana ikomeye, waramvuye nanjye ubwanjye, reka n'abandi mu kanya ijambo ryawe ribagereho. Mwuka baragenda agenda muri kino gihugu, agere mu bitaro, agere mu barwayi, agere mu bafite ibibazo mu ngo iwabo, akora ibintu n'ibitangaza. Umuntu wese utwumva afata aho arwaye, asenge Imana kandi yizere kugira ngo ijuru rimutabare, kubera ko Yesu Kristo uyu munsi wa none afite ububasha bwo kugera ku muntu wese umutabara kandi umuhamagaye, kuko yaravuze ngo nutera intambwe imwe agatema ngo cyane cyane aje kugushaka. Nawe aho uri urwaye retera intambwe, uzamura isengesho kumva umutima wawe kukubwira, kubera ko itabona aho ahera, akomore, akuvure kandi aguhagurutse kandi akurengere. Mana ikomeye, ibyo byose twagiye twizeye imbaraga zawe n'imirimo yawe n'ibitangaza wakoze. Mwizere ko tubyambaje, amen.